Hey guys, muraho neza kandi inshuti za NCTV. Nizera ko muri amahoro mwebwe mwese aho muherereye. Aho uherereye aho ariho hose, umva ikaze kuri ya channel yanyu nziza, umva ikaze kuri ya channel nziza mukunda, wiyumvemo ikaze hano ni iwanyu mu Kirambi. Ndabasuje muri mwese, mwumve ko mbakunda. Nakiri indasho yanjye mumererwe neza mwebwe mwese aho muri. Nk'ibisanzwe ndaje kugira ngo mbashimire ibyo mukora umunsi ku wundi. Abantu bari mu gukora subscribe, muri mu kunkorera ku mutima, muri mu kunkorera ikintu cy'indashikirwa. Icyo gusa kimwe novuga murakoze. Mukomeze mukore subscribe kuba bagiye kumbona ari ubwa mbere. Mukore subscribe, musharing ibiganiro niba bibaryoheye bimeze neza, mukande like, mubigenze neza. Ndabizeye ko muza kubikora neza. Ndabakunda inshuti zanjye. Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe. Muze mubane natwe tubashe kwigana nk'ibisanzwe. Twavuze ngo hano mu ishuri aha naho uzashaka kumenyera buri kimwe cyose wifuza. Uyu munsi wa none nagerageje gushaka ibintu birindwi biri gutera amadivorce. Se bantu mwabaye gute muri iki gihe amadivorce menshi bitegwa n'iki? Ni muze tuzumve tunabishakira igisubizo. Yenda guha igisubizo bivanye nuko nzumva. Nawe uzanyandikire muri comment umbwire uko ubyumva. Birashoboka ko ugiye kumbona ndi uwa mbere, waribwo bwa mbere umbonye. Gerageza unkunde nanjye ndagukunze. Rero kaze tubashe kurebera hamwe ibyo bintu birindwi biri gutera amadivorce muri no myaka turimo. Ese bimeze gute? Reka tubashe kwigana tubwirane ibyo bintu birindwi twagerageje gukora ubushakashatsi dusanga biri mu gutera amadivorce muri no minsi. Ikintu cya mbere guys, ikintu cyitwa telefone, social media. Social media iri mu kudusenyera ingo umunsi ku wundi. Ntabwo bishoboka ko ukwezi gushobora gushira nta hantu urumva ngo basenye. Birashoboka ko tutanabyumva kubera ko nje sinzi abantu bose, ariko abandi abo baba bari nagomba ngo hari divorce. Telefone guys, twese turaziranye kuri telefone. Usanga abantu bikiye mu nzu ari babiri, ugasanga umwe ari kuri telefone undi ari kuri telefone, nta kintu na kimwe bari kuganira, ugasanga buri wese ahugiye kubye. Social media zadutwaye ubwenge, YouTube, TikTok, ugasanga byadutwaye ubwenge. Umugore n'umugabo mu nzu bakaba batakivugana, umwe agahugira kuri telefone cyangwa undi yamunamuvugisha ugasanga amusubije ibitajanye. Kubera iki? Kubera telefone. Uri kuri telefone, social media zidutwaye umwanya, ziri mu biha bidusenyera ingo. Mugenzi wawe ntazabona utari kumwitaho ngo bituma atavuga ngo ntabwo uri type ye. Niho cyaha handi hava amadivorce. Rero tugerageze igisubizo cy'ibyo kugira ngo tubashe kureka ibyo za telefone. Gerageza uzoze ufata isaha imwe uheze mugenzi wawe umwanya, muganire, mwubake urugo rwanyu. Apana buri kanya ngo uri kuri social media, apana umugore ngo ari ukunguku gusa ari kuri TikTok, ari ku Instagram. Tugerageze tubonere bagenzi bacu umwanya. Gerageza ubonere umugabo wawe umwanya, ureke kwita ku bya TikTok ngo buri kanya uri kwishira ku ma TikTok uri kugira. Gerageza ushake byibuze isaha imwe cyangwa zibiri uheze mugenzi wawe umwanya. Urugo rwawe ntabwo ruzigera rusenyuka ngo usanga ugiye kudeclara divorce. Nawe wa mugabo we gerageza uheze umugore wawe umwanya. Apana akanya kose ngo umugore ari kukuvugisha akaguhamagara inshuro zirenze 3 utari kumwumva ngo uri kuri phone. Ibyo bintu bisenye ingo. Nimugerageze mushaka umwanya muto murekane n'aya matelefone. Aya matelefone ni ari mu kudusenyera ingo, ni ari mu gutera amadivorce. Icyo ni ikintu cya mbere muri birindwi twazanye n'ibisubizo byabyo bishobora gutuma turinda ingo zacu ntiyabe amadivorce. Ikintu cya mbere tuvuze ni phone, kubera ko nzo zibiramo mu social media. Nubireka ntaho uzasanga divorce. Uzabireke, icyo nicyo gisubizo cyabyo gusa. Ugende ubireke ushaka isaha imwe cyangwa zibiri cyangwa 3 kuko umunsi ni muremure. Ubonere umugenzi wawe umwanya. Ikintu cya kabiri, gerageza habe ibiganiro hagati yanyu. Gerageza muganira apana ugiye cyose ngo muri gukorogana mwagira gutya ugasanga muracecetse nta kintu na kimwe muri gukemura. Kandi hatagabaye ibiganiro urugo rugenwa n'ibiganiro. Aho ikintu kimwe mugomba gukora, mugomba gushaka byibuze hari mwe mu cyumweru mukaza muganira, mugashaka ikintu cyubaka urugo rwanyu. Habe ibiganiro, nimugira ibiganiro mu rugo rwanyu, mukaza mubona hari bitagenda mukagira ibiganiro, nta divorce muzigera mubona. Icyo rero cy'ibiganiro, nimugira ibiganiro, nimubigira bizatuma kwa kuganira kwanyu, ya conversation muzaba mufitanye bizatuma utagira divorce mu rugo rwawe. Ikintu cya gatatu, amafaranga. Amafaranga asenya ingo. Amafaranga asenya ingo. Hari igihe usanga ibintu byazamutse, nko muri iki gihe ibintu byose byazamutse igiciro.
undi yagira ngo akubwire ngo ibiciro byarazamutse ukazamukira hejuru impfa neza amafaranga zikaba ziratangiye. Cyane cyane ko amafaranga ndakeka ko umutungo ari uteje n'iyi ntambara yose iri mu isi. Ni ifaranga nizo ziri mu gukora ibintu byose. Ugasanga amafaranga ari kudusenyera gute, ugasanga umugabo arakora wenyine, umugore yagira ngo akoresha amafaranga nabi hakava zantonganya ugasanga habayeho gusenya. Umuhungu ushatse umukobwa umukurikiye amafaranga, kabiri kangahe muzabipfa. Wa mukobwa washakanye n'umuhungu umukurikiye amafaranga, kabiri kangahe muzabipfa. Kuko ni handi ufite icyo wamukurikiyeho ntiwamukurikiyeho urukundo. Rero amafaranga ari mu kudusenyera ingo. Gerageza mwubahiriza ibintu, muganire. Ikintu kimwe nshobora kubabwira cyaba nk'igisubizo kuri kintu cy'amafaranga. Gerageza niba ari ikintu cya budget mupfa, gerageza ukora budget muri kumwe mwabyumvikanye, mubishire ku murongo. Hanyuma ukwezi ni gushira ushaka ibyo ukemura ariko kandi mubatekereza no gusevinga. Ndatekereza ko ntacyo muzapfa ufite ibintu mwapanza apana kwa kundi ugenda ngo ugiye mu isoko uhuye n'agakweto mu nzuru rakaguze kera akakwiciye imibare y'ibyo wari wapanze. Gerageza uzaza uva mu nzu byose wabyanditse ku rupapuro, umenye ngo biragenda gute. Umenye ngo urapanga gute ibintu nyine uko bigenda, umenye ngo ndakoresha anga kubera ko yari gusaguka reka ariyo ngura kari agakweto, cyangwa se uvuge ati amafaranga ni make nari nageneye ibintu reka ngenda ngura ibyari bikenewe bishire mu nzu. Ntacyo muzapfa n'ugenda wakoze ibintu byose ukabishira ku murongo. Amafaranga ari mu kudusenyera ingo, cyane cyane ko amafaranga ari ayoboye isi, ariko kandi ayo mafaranga ni yadusenyera ingo. Amadivorce menshi ari hanze ni ukubera ifaranga. Icyo kintu mugende mugikiranukeho, mutegereze gusevinga kuri n'ejo bundi twa tundi twari kukwicira imibare y'ibyo wari gukora bigatuma ushwana na mugenzi wawe kutakemuye ibintu bigende bivuye kutujya wa sevinze tuzaza tugufasha kugira ngo ukemure turiya tundi wari gukora. Icyo kintu cy'amafaranga mugende mugikiranuka, nimugikiranukaho ingo zanyu muzazubaka, ntabwo muzadeklara divorce mu mafuti mu bintu bidateganyije. Ikindi kintu ni ukuba utazi gukemura ikibazo mu buzima bwawe. Uri umugore ntuzi gukemura ikibazo cyabaye mu rugo, uri umugabo ntuzi gukemura ikibazo cyabaye mu rugo. Muri icyo gihe rero hari igihe bikugenderaho ukabona ntushoboye gukemura ikibazo mu rugo, ugasanga uravuze ati yemwe aho bigeze ntibiza gukunda reka dutandukane. Ugerageza ushaka ikibazo ukemura mu rugo ugikemure, apana kuvuga ngo aho ngaho byarangiye ngo kubigenze gutya ngo ntagine n'abangikoze ngo reka birangirira. Iga ukemura ibibazo mu rugo, nuko nubikemura uri umugabo ugakemura ibibazo by'urugo rwawe. Umugore ntaho azahera kuvuga ngo dutandukane, azabona ari cyo witaho kigerageze kikunanire ariko wakigerageje. Ikindi kintu ndakeka ibintu byose muri kuzumva kuko biba mu buzima busanzwe, ibyo bintu bibaho. Rero ikindi kintu nababwira ari nk'icya gatanu, ni murinde urukundo rwanyu. Murinde urukundo rwanyu, umenye icyo mugenzi wawe akunda, kuko numenye icyo mugenzi wawe akunda uzaba uri kurinda urukundo rwanyu. Numenya wa mugenzi wanjye akunda iki yanjye iki, uzaba uri kurinda urukundo rwanyu. Gerageza wige icyo mugenzi wawe adakunda, wige icyo akunda, hanyuma uzareba uburyo urugo ruzakomera kandi rukakugendera neza. Gerageza wige mugenzi wawe ninde bimeze bite, bizagufasha kurinda urugo rwawe. Ugerageza byibuze kuvuga ngo umenye mugenzi wawe uko ameze, ugerageza byibuze nka rimwe mu kwezi. Ushaka umwanya wawe mugabo ubwira umugore wawe dusohoke tugende twicara ahantu tuganire, bizagufasha kumenya ngo umugore wawe akunda gusohoka, umugore wawe akunda iki yanjye iki. Cyangwa se nawe umugore niwumva ari wowe ubangutse cyane kubwira umugabo wawe icyo kintu, ubwira ati mugabo none muri uku kwezi byibuze dushaka umunsi umwe duhuguke tureke imirimo imwe n'indi, tugende dusohoke twicara ahantu tuganire ku by'urugo rwacu, tuganire nongere kumenye, kuko umuntu n'umugani ntabwo wapfa kumumenya. Nongere kumenye ngo umeze gute, wahindutse kuki mu minsi twahuye, niki cyahindutse. Menya mugenzi wawe, bizakubakira urukundo rukomere, uzaba uri kurinda urukundo rwawe. Ikindi kintu cya gatandatu nako ni igihe winjije abantu mu buzima bwawe. 90% niba winjiza abandi bantu mu rukundo rwawe, kenshi bene abo bantu barasenya. Gerageza urukundo rwawe rwa babiri, wowe n'umugabo wawe, wowe n'umugore wawe. Ntukinjizemo ngo murumuna wawe, ntukinjizemo ngo ababyeyi bawe, ntukinjizemo ngo inshuti zawe. Gerageza urukundo rwawe rwawe n'umugabo wawe, kuko urwo ni urwanyu babiri, nta wundi muntu ururiho.
ba bantu benshi bagenza kwishingikiriza ku babyeyi babo, ukazusanga ibanga ryose ari kwiruka akabwira mama we, ibanga ryose ari kubwira murumuna we, ibanga ryose ari kubwira inshuti ye, bimeze gutya mu rugo rwanjye, umugabo wanjye tumeranye gutya. Niyo waba uri kumubwira ibintu biri positive, ibintu biri gusa mu nzira nziza, mu bintu byiza, ibyo bintu nabyo bizagusenyera urugo. Gerageza wirinde kwinjiza abandi bantu mu buzima bwawe, bw'urukundo cyane cyane. Ibyo bintu bizatuma wubaka ugakomeza, ukareka kuja gusaba amadivorce. Naho niwumva bya bindi ngo inshuti zavuze, ngo mama yavuze, ngo papa yavuze, ngo murumuna wanje ngo yambwiye gutya kubyerekeye urugo rwanje, ibyo bizatuma usenya. Kandi turi mu kubibona hano, benshi birirwa batukana bavuga ngo umuvandimwe wanje yagizeho cyagize gutya. Ntabo mvuze, benshi bariyizi. Ariko reka nkubwire, komeza urugo rwawe, ureke kwinjiza rubanda mu buzima bwawe, mu buzima bw'urukundo rwawe. Urugo rwawe ruzakomera kandi bigende neza. Ikindi kintu mpora nakivugaho, si irya mbere ngiye ukivugaho, hari abantu bihutira gukora ibintu n'abandi batanihangana. Kwihutira gukora ikintu no kutihangana, uzwi ikintu kiza kiba rimwe, kabiri cyangwa se na gatatu, bikakunanira kwihangana, ugasanga urihuse. Nyamara byari gushoboka ko hari ukuntu wari kwitonda, bya bintu bigahinduka bikagenda mu murongo muzima. Hari abantu baza bihutira gukora ikintu, ugasanga warahutse ejo n'ejo bundi ukicuza, ugasanga usabye gatanya kuvuga ngo bongere baguhuze. Wenda uragiye uravuze ati narahutse, byagenze gutya. Uzi leta ngo izaguheza igihe kingana iki kugira ngo bongere babahuze? Usaba ko kandi bagenda bakabigaho uko mumeze se bite. Abangaba bagenda bagatandukana nyuma y'iminsi 2, tuzahera muri za gatanya. Aho ikintu gihari, abantu bihutira gukora ikintu batabanje gutekereza, tibanihangane. Gerageza niba ikibazo kibaye rimwe, kabiri, gerageza ucitondere, uze kugikemura. Cyangwa se ubone cyananiranye kabisa, haciye atari kuvuga ngo kibaye rimwe, kabiri usange ngo urasenya. Gerageza wihanganira urukundo rwawe uko biri kose, bizagenda neza. Muri uru rugo ikintu nababwira ku gisubizo cyico cyo kuvuga ngo kwihangana, nta muntu mbese udacumura, nta muntu n'umwe uri senta, nta muntu uri parfait muri ubu buzima. Nta muntu twavuga ngo abaho nta cyaha akora. Rero ikintu ugomba gukora, ugomba kumva mugenzi wawe, ukareka kwihutira kurakara, ukarinda urukundo rwanyu, kuko urukundo ni akazi, ntabwo ari igerageza. Ntabwo uja mu rukundo ngo ugiye kugerageza, ahubwo uja mu rukundo kubera kuba wabyihitiyemo. Ikintu nsorezaho mbabwira, urugo ntabwo ari ukugerageza amahirwe. Mu rugo ntukavuge ngo ugiye mu rugo ugiye kugerageza amahirwe. Nugenda nk'ugiye kugerageza amahirwe, icyo gihe uzisanga uvuga ati reka ngerageze n'ibyanga nza divorce. Wowe kwanza uba wanabyiteganyirije. Ahubwo urugo si amahirwe, urugo ni amahitamo. Mwumva ako kantu cyane. Urugo ntabwo ari amahirwe, ntabwo ari ibintu byakwenda kubatisha ngo ugerageze ngo urebe ko byokunda. Ahubwo urugo ni amahitamo uba wafashe yarimwe utazanasubiramo. Niba abandi usanga bari nyine basubiramo, baba bariyemeje ko nyine bagenda kubaka ari igerageza batagiye kubaka. Reka nkubwire ngo nuje gushinga urugo niba utarubaka cyangwa wowe ururimo, reka kurugira igerageza, ahubwo rugire ko warugiyemo ari amahitamo yawe. Ayo niyo magambo make nari mvuze, ahari nyavuze ku bitekerezo byanje bike cyangwa se ko nabitekereje, ariko nawe gerageza ubishire ku murongo utagendeye kuri zo zose twavuze, ukagenda ukaba nyine ugenda utungane kuri ibyo, uzambwira ko uzabyumva. Nuko ntekereza. Rero murakoze kubambonye ari ubwa mbere. Nitwa Cecile, munkunde, dukundane, mukorere subscribe, musharingira ibiganiro, muzajya mundebera ibiganiro birangire. Niko kwiza. Murakoze cyane. Bye bye.